Reka ngusuze kandi nkwifurize gukomeza kugubwa neza cyane wowe udahwema gutwereka ko ubana natwe umunsi ku munsi aho urereye hose, waba uri mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se uri hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Reka tukwifurize gukomeza kugubwa neza cyane. Nanone reka tubonereho kuguha ikaze muri iyi nkuru ya none. Inshuti mukundwa rero, nyemerera turebere hamwe izi breaking news n'amakuru rema tugiraho muri kano kanya akomeje kugenda agarukaho mu karere ka Muhanga, ho umugabo w'imyaka 44 yaje gutabwa muri yombi afatiwe mu cyuho arimo arasambanya umwana we yibyariye. Ese uyu mugabo ni iki cyaba cyamuteye gukora aya mahano? Benshi muri kano karere ka Muhanga rero bakaba baguye mu kantu ndetse banaterwa urujijo n'icyateye umugabo gukora aya mahano. Muri wowe ushobora kwise wibaza ibibazo byinshi, ukaba wibaje ati ese uyu mugabo waje gukora aya mahano yaba yaje kuba yatabwa muri yombi, ese yaba afungiye ku station yari hano muri kano karere ka Muhanga? Ese uyu mugabo nta kibazo cyo mu mutwe yaba afite cyatumye akora aya mahano? Byose rukomeje kugenda wibaza, uraza kuza kubisobanukirwa muri iyi nkuru ya none. Icyo tugusaba ni ukudutega amatwi ukagera ku musozo w'inkuru kugira ngo uze gusobanukirwa neza iby'aya makuru akomeje kugenda agarukaho kuri uyu mugabo waje gukora amahano agasambanya umukobwa yibyariye. Niba ari ubwa mbere ubanye natwe, reka tugusabe gukanda kuri sabone cyangwa se subscribe, ntibibagirwe gukanda ku nzogera kugira ngo nitujya dushyiraho amakuru notification ujye uzibona uri mu ba mbere. Inkuru zacu ujye uzikurikirana gatanu kuri gatanu. Kurashare cyangwa se partage y'amakuru yasangiza inshuti n'abavandimwe, ikindi wibagirwe ku like, ujya hasi muri comment usiga igitekerezo cyawe kuko nacyo ni ingenzi cyane, byiza ubishime ndetse n'ibindi nabyo binenge kugira ngo tubone uburyo dukosora tujye tukugezaho amakuru acukumburanwa ubuhanga, amakuru acukumburanwa ubushobozi ndetse amakuru uyizewe cyane. Kano kanya rero tuje ngo tukuvire muzini muzingo y'inkuru ikomeje kugenda igarukaho muri kano karere ka Muhanga y'uyu mugabo waje gufatirwa mu cyuho arimo arasambanya umwana we yibyariye mu nda. Nkwaikaze nkuko twari tubikomojeho, ni inkuru iri kugarukaho cyane mu karere ka Muhanga ndetse iyi nkuru ikomeje kugenda iriza benshi, iri kugarukaho ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu binyamakuru bigiye bitandukanye. Ni umugabo waje gufatirwa mu cyuho, dore ko uyu mugabo yaje gufatwa arimo arasambanya umwana we yibyariye mu nda. Bikaba bivuga ko rero uyu mugabo afite imyaka 44 y'amavuko. Abaturage hano mu karere ka Muhanga bakaba bacitse kuba kibara kumva iby'amakuru ndetse bagwa mu kantu baterwa urujijo n'icyateye uyu umugabo gukora aya mahano, kuba yafashe umwana we yibyariye akaza kumufata ku ngufu, aho benshi bakomeje kugenda bemeza ko ari satani yamanutse ku isi ndetse ko n'isi iri mu minsi y'imperuka. Mu bibazo wibajije ushobora kuba wibajije ati ese uyu mugabo yaba yaje gufatwa ate, yaba yaje gufatwa nande? Ese nyuma y'uko afatwa yaba afungiye hehe? Se ubuyobozi bwa kano karere ka Muhanga bwo bwaba butangaza iki kuri aya mahano uyu mugabo yaje kuba yakora? Ni ibintu rero byakomeje kugenda bibabaza benshi hano muri kano karere ka Muhanga, nk'uko rero byakomeje kugenda bigarukaho n'umugabo w'imyaka 44 y'amavuko. Bikaba bikekwa ko yasambanyaga umukobwa we ufite ubumuga bwo kutumva ndetse no kutavuga, akaba rero yaje kuba yatabwa muri yombi. Uyu mugabo ukekwaho iki cyaha cyo gusambanya umukobwa we atuye mu mudugudu wa Kanyinya, akagari ka Rwasare, umurenge wa Mushishiro, aho mu karere ka Muhanga. Benshi rero muri kano karere ka Muhanga bakaba basabira uyu mugabo kuba yahanwa ndetse agahanwa by'intangarugero, akabera abandi igitambo nabo bakora ibintu nk'ibi ngibi. Gusa nk'uko bakomeje kugenda babitangaza ngo iminsi 40 y'umujura ibibaze, ngo nta mujura ujya urenza umunsi wa 41 atarafata. Bakaba bakomeje kugenda batangaza ko rero uyu mugabo ngo asa naho yari yarabigize akamenyero, ariko rero iminsi ye 40 ikaba yari yarangiye kuri uyu munsi wa 41, akaba yaje gufatwa ndetse agatabwa muri yombi nk'uko byakomeje kugenda bigaruka hano muri kano
karere ka Muhanga. Abaturage bakaba bakomeje kugenda basaba ko uyu mugabo yajyanwa mu mategeko ndetse agahanwa by'intangarugero, agakatirwa agafungirwa iki cyaha yaje kuba yakora, dore ko ngo wari ubugome bw'indengakamere yaje kuba yakorera uyu mwana yibyariye, kandi kirenzeho dore ko uyu mwana ngo atabonaga ndetse atanavugaga, yari afite ubumuga bwo kutavuga, kutumva ndetse no kutabona. Amakuru dukesha Umuseke akaba avuga ko uyu mugabo ukekwaho iki cyaha cyo gusambanya uwo yibyariye avuga ko se uyu mwana yahengeraga nyina w'umukobwa n'abavandimwe be badahari, agahita asambanya uyu mwana, ndetse bikaba bifatwa nk'amahano hano muri kano karere ka Muhanga. Benshi rero bakimara kumva iby'iyi nkuru bakaba bacitse ururondogoro. Ayo makuru avuga ko umukobwa yabonaga nyina atashye agakoresha amarenga amwereka ibyo se yamukoreye. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mushishiro Niyonzima Gustave yavuze ko bakimara kumenya ayo makuru hahise hakorwa operasiyo y'ikitaraganya y'inzego z'ibanze daso na polisi, bafata uyu mugabo bamushyikiriza urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB. Ubu rero rukaba ari rwo rukomeje kugenda rumukurikirana muri uyu murenge wa Mushishiro. Benshi rero bakaba bacitse ururondogoro ndetse bavuga ko uyu mugabo ibi yakoze ari amahano, akwiye guhanwa ndetse agahanwa by'intangarugero. Uyu munyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Mushishiro yagize ati twamufashe saa yine z'ijoro dutegereje ibiva mu iperereza RIB igiye gukora kugira ngo habe hamenyekana koko niba uyu mugabo yasambanyaga umwana we yibyariye. Gitifu Niyonzima avuga ko umubyeyi we n'abaturanyi babihamya bashinja uyu mugabo gusambanya umwana we yibyariye. Iyi nkuru ikaba yabaye agahomamunwa hano muri kano karere ka Muhanga. Iby'uyu mugabo yakoze bikaba bifatwa nk'amahano bitewe n'uko ari ibintu bitamenyerewe. Benshi bakaba bakomeje kugenda bamusabira ibihano by'intangarugero. Bamwe mu baturage bavuga ko uyu mukobwa bikekwa ko asambanywa na se umubyara, bombi na nyina muri iki gitondo bagiye gutanga ubuhamya ku rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB hano muri uyu murenge wa Mushishiro. Uyu mukobwa ufite ubumuga bwo kutavuga afite imyaka igera kuri 24 y'amavuko. Benshi rero bakaba bakomeje kugenda bababazwa n'ibyabaye kuri uyu umwana w'umukobwa, bakaba bavuga ko uyu se wamwibyariye ari amahano yaje kuba yakora. Nguko ngayo rero amakuru akomeje kugenda agaruka hano muri kano karere ka Muhanga, natwe tukaba twari tuje kugira ngo tuguhereze update z'iyi nkuru, tukuvire imuzini muzingo. Iyi nkuru ikomeje kugenda ibabaza abatari baki hano muri aka karere. Niba ari ubwa mbere ubanye natwe rero tukwisabira gukanda kuri sabone cyangwa se subscribe, ntiwibagirwe gukanda ku nzogera kugira ngo amakuru tujya dushyiraho ujye uyakurikirana gatanu kuri gatanu. Tujye dushyira amakuru notification uzibona uri mu bambere kurasha cyangwa se partage y'amakuru yasangiza inshuti n'abavandimwe. Ikindi wibagirwe uko like kujya hasi muri comment wasiga igitekerezo cyawe kuko nacyo ni ingenzi cyane. Ibyiza ubishime ndetse n'ibibi nabyo binenge kugira ngo tubone uburyo dukosora tujye tukugezaho amakuru acukumburanwa ubuhanga, amakuru acukumburanwa ubushobozi ndetse amakuru yizewe cyane. Wakoze kuba natwe rero, ciao ciao, bye bye. Amakuru naka agaruka.